kandi ibintu byose uri kunyifuriza wowe Yago nibyo biri kuvuga. Warabyaye, bizabe kuri uwo mwana wawe cyangwa bibe kuri uwo mugore wawe na famille zawe zose. Urumogi rwaragutabuye, kandi banyarwanda ntimukarenganye Yago nawe siwe, ni iminsi mibi. Satse gusa n'urusatsi rubi n'urutwe rubi. Nimureke dushyira gashyirwa mu kuzimu, njyewe mu bashyira hamwe nawe sindimo, kuko ntabwo ndi mu gatebo kamwe nawe. Ngo ngwiki ntabwo ndi umva, sindi mu gatebo kamwe niyo njegera yanyu. Noneho nanabibabwiza ukuri ku buryo navuga ngo nimureke ngo bakoresha bize mu Rwanda dushyire hamwe. Nshyira hamwe nawe nkande twazipa kimwe. Ubukene buragatsindwa butuma umugabo yikubitira umugore. Wowe rero bukuzana hano bukakuzana kurira ngo genda wongere utere sepafa abanyarwanda wabaye crank boy. Abantu baramvuze nyakuvuga idahiye we nyakuvugisha induru birengewe. Wacyohewe uraza kungwaho nkande ngo nkoresha amagambo ababaza. Ntayo urumva wigi uraza ngo ibiki ngo noneho ngo ngwiki nguriya ngo atunzwe ngo no kuza ngo gutuka abantu ngo no kuvuga abantu ahangaha. Allo, subira mu biganiro byanjye nkoruge no mu byawe. Umva nkubwire wowe Yagonya kugwa kugasiwe n'ubundi ntupfuye ruto gapfurgo. Wabaye cry boy wirirwa muri isa n'ibyaza abakobwa cyangwa abahungu. Ngo maze igihe kingana iki nkora ibiganiro. Subiza uzunabisubiza abanyarwanda igihe maze nkora ibiganiro. Kuki utari waravuze? Urakukwase wahunze iwanyu, wahunze igihugu cyawe kireba. Ubundi umwaka wagize nukuvuga waragurishije utuntu twose kuko wari Kigali yo yari kukubona. Kampala ugezeyo nabo umva Kampala nayo bakurebeye mu kamori baragusuzugura. Icyo wicara ukizi Kampala baragusuzugura. Wari uzi kugiye kubifatira nkuko rwo wifatira abanyarwanda se? Oya, no. Noneho njyewe rero uraza ukanshinga mbere kutavugaga, ariko mbese di nta n'umuntu ubukwitayeho. Nyakunywa nkeri nyakunywa ncuri, urwo rumogi yagiye arunywa neza ko ntawe barusangira, nta n'urumugurira ni urwigurira. Wabuze yo kugura urumogi se ja nkoherereza urwo banki ya Kongo cyangwa nkutumira urwo muri Kenya. Njyewe narababwiye iki uzirera ikibazo cyawe ufite se Yago n'urwo rumogi wirirwa wiyahuza, warangiza ukaza ukagwa ku bantu ntunyiyahureho. Ntago ndi umugezi ntunangose ndi muroge. Nyakunywa nkeri yirirwa aho ngaho ubwo rero maragutumura izo mogi. Njyewe mu mutwe wanjye mba ni clean, nta kintu na kimwe mfata kuko nanga gasuzuguro kavuga kagera. Niyo wagira gute wanjegera we ntago wansuzugura. Niyo wowe ufite ibyamirenge ku ntenyo ntiwansuzugura. Mfite ukuntu mbayeho nditunze we ko manyoko nditunze Yago. Ariko wowe ikintu kimwe cyugomba gukura mu mutwe wawe kumvuga jewe jihadi. Udeprimye wese araza akavuga jihadi, ushaka kubona views araza akavuga jihadi n'abandi. Video za Brian harya ngo ntazo waziburiye heseja. Mwitegereze muzajya musanga igihe cyose Yago niwe ugirana ibibazo n'abantu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, naho wagera kuri jihad ugasyo utanditse. Umva rero nkubwire nimba urumogi nimba wanashyizemo n'akabure na kamwe cyangwa tubiri, reka mbanze mbikubwire. Je nditunze ntunze na juju. Reka mbanze nkikubwire. Data umbyara cyangwa papa wambyaye ntagafunze, nyagufungirwa mu kuzimu ntafunze. Ndabigusubiremo ntafunze. That's why na mentioninze RCS. Abantu bambwira ngo why uri ku mentioning inzego.
reka mbanze mbisobanura icyatumye mentioning inzego. Na mentioninze hano muri coding mu mpere RMC, RIB ndetse na RCS. Ndashaka kubaza urwego rwa RCS, nimba mushobora kumbwira koko nimba papa wanjye afunze, nanjye byibura nkajya nza no kumusura nk'abandi bose. Wibwira yuko data ari wowe wabufunze wenyine? Umva, cira urukonda, data ntafunze, ntago afunze, mbigusubiriyemo inshuro nk'igihumbi. Ikindi kandi yago ngusubiriremo, kabone niyo yaba afunze, uri kumva, data nta muntu yishe, icyo nkigusubiriyemo. Keretse nimba yaba yarishe iwanyu, nkagira gutyo, nkabifata gutyo, data ntafunze, nta muntu yishe, nyakwicwa na nyamugigabo, kwicwa na mugiga kagwa ku gasi gahanda. Data ntafunze, ahubwo mentioninga byibura isarafunze kubera jenoside. La hauna haya. Keretse nimba yarishe iwanyu, naguze ikintu nakora, ntabwo byaba bindeba, niwe byaba bireba, ntabwo byaba bindeba, kuko icyaha cyaba ari gatozi. Keretse nimba yarishe iwanyu, yago ngegera gusa ibiraho ngaho. Hanyuma mu mentioning RCS mumbwire data nimba afunze, menye n'umuryango yaba yariciye. Ntabwo navuga ngo ndajya kusaba imbabazi kuko sinamusabira imbabazi, ni mukuru. Nagenda nkawuhobera, kimwe cyo nicyo nakora. Nta nubwo nababwira ngo ni mumubabare cyangwa ni mumbabarire. Nkawuhobera nkababwira ni muhumure, ntabwo bizongera kubaho ukundi. Iryo niryo jambo nababwira. Hasoni, ndagusubiriramo inshuro nk'igihumbi, data ntafunze, keretse nimba afungiye muri gereza y'iwanyu cyangwa akaba yarishe iwanyu. That's it. Hasoni, ribu impamvu namwe nabamentioninze, muze hano mu ndikodingire mu mpere ribu. Impamvu namentioninze urwego rwa ribu rw'ubugenzacyaha, ni urwego twubaha nk'inzego zose. Ndashaka kubaza mu mpere ribu ino video, muze hano mu ndikodingire mu mpere ribu. Ndashaka kubaza urwego rw'ubugenzacyaha ribu. Hano mu Rwanda hari abagomba kuvuga amagambo ntibayabazwe, abandi bayavuga bakayabazwa. Nayo nabazaga. RMC, RCS nayo nayivuze. Uri kumva? RMC. Ndabaza muze hano mu ndikodingire nabwo mu mpere RMC. Scovia. Uyu muntu n'umunyamakuru. N'umunyamakuru uyu yago, n'umunyamakuru mufite iwanyu. Iyi niyo mirongo y'itangazamakuru mugenderaho. Numbwire ni RMC ndikubaza. Ijambo muzana hangaha ikindi ese ubundi mbaza. Hari umuntu unyibukije, data afungiye Nyagatare, byibura ngo nzaba ariho njya no kumusura. Cyokora mureke mbabwire, nimba niko niko seja mumbariza umuntu witwa yago muri coding mu mushyiri, uti mukuru wawe wari umusirikare akaza kujya no gufungwa, ninde yafashe ku ngufi wanyu? Namubabwira, nzagaruka hano mbabwira ati yababeshye, cyangwa nze mubabwira. Namubabwira uti Jihad yavuze ngo hari mukuru wawe wafashe ku ngufu. Yafashe ku ngufu nde iwabo? Yago narinze ubundi ko hari amatiku mu mihanda turayagira, ariko w'amatiku yawe ateye iseseme. Ateye iseseme. Ateye iki? Iseseme. Ni ikihe kibazo ufite kuri njye? Ikindi nanabamenyesha ikintu kimwe kitagira icya kabiri.
data mbasubiriyemo nta gafunze. Uri kumva nta gafunze rwose, keretse nimba afungiye iwanyu Nyagatare, kabone kandi niyo yabafunzwe ntago byaba bindeba, ntago ari byo byaba bindeba. Jya umbwira ibindeba muri iyi mihanda, ntago byaba bindeba, ibyo biba bireba inzego nawe byaba ari n'ibye. Mbasubiremo kabone niyo yaba afunze koko, ntago byaba bindeba. Nyumvira ye yego ye, ngo ndeke kugira gute, ngo gusebanya. Ariko jewe iyo nje narababwiye iyi mihanda nta kintu na kimwe gishobora kumbabaza, mujye mwicara hasi nanjye mbakune. Yagwe njo hapa ni kukune, njo ni kusute, mujye mwicara hasi umuntu abakune. Kandi ibintu byose uri kunyifuriza wowe yagwe nibyo biri kuvuga. Warabyaye bizabe kuri uwo mwana wawe, cyangwa bibe kuri uwo mugore wawe na famille zawe zose. Ibyo buraho wifuriza umuntu bizabe kuri uwo mwana wawe. Ntiwabyaye, nanjye ndi umwana wundi men. Ibyo wifuza bizabe kuri uwo mwana wawe n'uwo mugore wawe. Uwo mwana w'umukobwa wafashe ukarindagiza ukagenda ukamubyaza akiri muto ukamwicira ahazaza. Ntakiri muto, ntakiri uruhinja, mubaza imyaka afite niyo ufite wumve ko munangana. Kavuga idahiye kavugisha induru ibirenge ngo nawe wankumwira. Ibyo se byo kubivuga njyewe wawe bakubwiye ko ntanko, njyewe ninde wabikubwiye ko ibintu ushobora kubivuga bikaba hari ikintu byambabazaho. That's why nicara hano nanjye nkabasubiza. Ubu rero ngo utangariza ikintu kimwe, shaka urumogi unywe unkureho akarindi. Njyewe tuzavugana neza, tujyane mu bintu bizima, ari uko urumogi rwagushizemo, kuko urwo nirwo ruri kukuvugisha nta n'ibindi. Itonde nanjye ndi uruhinja rw'undi mubyeyi, nta soni. Umwana nanone kandi ngoyi, wowe uri kubyandika kandi ngoyi, nta soni. Ngize sindi umwana w'umubyeyi. Namubwiye ntibyanyifuriza bizabe ku mwana we, ntiyabyaye. Mu minsi ishize naheruka kuvuga ngo namukubisa agafuni gakubitwa n'inkuba itagira amazi. Yego ye ni jihadi. Ngaho ni myumvira. Icyo rero nicyo kigomba kubatesa. Mwicare hasi dutukane. Ntimushaka gutukana nanjye? Ntimushaka gutukana nanjye? Mimi niko hapa. Iby'imihanda ni barla. Iyo bazatuka jihadi nutangira ugize gute, njyewe niza kuba nanjye nzajya mbasubiza. Ni ndibaza namaze kubamenyesha icyatumye mentioninga ngo muze kundikodingira mushirize inzego. Njyewe ninjye kame nkabyarane muri iyi mihanda. Umuntu akagira atya, sinabonye se n'umubiri wako waritunnye wihinnye n'urumogi uba waragaburiye uwo mugore. Nabonye amafoto, sinzi ifoto yagiyeho y'akantu kagace, mbona umubiri umeze nk'uw'abasaza. Nuzi yuko nge ntarakara, ndarakara pe. Sinzi agafoto nabonye, mbona umubiri urameze nk'uw'abasaza. Imibiri y'impinja sheri ubinyerera. Ibinyerera, ariko nta kuntu wafata urumogi ngo urugaburire umugore utwite ngo bure kubya. Twarabyitegereje. Imibiri y'impinja tubona ibinyerera. Imibiri y'impinja ibinyerera. Wowe nabonye ufata akapica gatoya, sinzi nimba ari we cyangwa atari we. Mbona umeze turikona hanze.
dada mbona umubiri urikunje nk'uw'abantu bakuru anazeheka se akira mutoto wowe ho gusa n'akavurivundi n'ibintu byawe urasa nabi umva urasa nk'imbwa yiba amavuta maskini yo reba rero noneho nsigaye ngira n'isoni zo kubisubira musubiza akeshi sigaye umuntu azajya aza navuga mu ntuzi aho unatahaya oya ceceka ngo ndeke ibyo bintu biretse ne ese iyo bari ko ngo jihad umwana nabonye umubiri ego ndavuga ntaho uyu ni umwana se cyangwa dada umwana ni mumushakire kigozi shaka kigozi va mu matiku va mu bujajwe urakuze ushake kigozi umwana urasa nk'imbwa yiba amavuta warakobanye wagize utya ndeba sheri mina waka nitwuza bakiro Sipiriyani yes of course niko nitwa niyo mazina yanjye urashaka se niyo kuyanziza da icyo cyo wabukisha kavugida hiye kavugisha induri birenge ndavuga oya nje wamvuga giye nyine se have muhamwe abantu bose barabazengurutse batuka mucunge nta muntu numwe wishwe n'umuntu wakuhaye urumogi bwa mbere mu buzima bwawe niwe wakwangije uzaburi ujye kureba umuntu mwasangiye urumogi wumva ngo nibwo busirimu ngo urakiza nguko ju ubundi waje muri iyi mihanda uvuga uti uva kuri tifiteni niho bibazo wabitangiriyanye n'abantu wirirwa wirukanka inyuma y'abahanzi bamwe na bamwe bagakura amajwi mu ndirimbo mwakoranye wirirwa ubahereza ntuze ngubu Kampala wirirwa urya ibiryo byo ku mihanda unacuruza izo kanyanga ninde muntu wo muri Kampala watumira mugakorana ibiganiro nka kangahe ubu rero nkutangariza n'umuntu wahana Kigali muzajya mukorana ikiganiro bizajya bituma njya gushaka amakuru ye nawe nze mwanike wumve noneho urwego ngiye kubigezaho bro ngiye kubishyira ku rundi rwego n'undi muzajya mukorana ibiganiro hano nabonye bakoranye na Madvenge Sudro wo gukorana nawe koko nabonye baza batumuka ivumbi mumeze kimwe wagiye no kumwakira wambaye kamambiri nuwo muzajya mukorana ikiganiro wahinya rugege mbona nshoboye gushaka ize nzajya shakize bibe impamvu yo kumukoza imihanda I'm telling you kandi ndabikubwiye ngo Mavenge Sud wagiye kwakira umuhanzi muri kuri heavy imwe wambaye kamambiri niko seshu yago enda hano barumuna bawe b'impanga bafungiye bazira gucuruza ibiyobyabwenge na kanyanga enda hano bari heda ntibafungiye Nyagatare ntibazira gucuruza ibiyobyabwenge na kanyanga nta kanyanga mu mutarashu yaracitse n'uyigerageje kuyinjiza ayinjiza yayinywereye i Buganda kaza yinjira ati bimeze bitatu nayinywereye Kampala barumuna bawe b'impanga bafungiye ikidada Nyagatare gucuruza urumogi na kanyanga of course baranayinywa shari na kanyanga Nyagatare hano ariko uzambwirira abanyarwanda mukuru wawe wapfuye uwo yari yarafashe ku ngufi wanyu cyangwa nzaze bafunze ibyo nyine bafungiye Nyagatare bazira gucuruza ibiyobyabwenge birimo na kanyanga n'urumogi nawe uri kurwiyahuza i Buganda reka rero nkubwire yago bajya bavuga ngo agahinda gashira bake ni umugani umunyarwanda avuga ngo burya agahinda gashira bake ngo nutagashiza aragapfana uzapfana ko gahinda kawe ufite wiza kukanturaho ntago ndi we niko sedra yego ye la jihadi ego isirikoreye
wowe ngo nimba ari konfi wati dilani karenga iwanyu ka giyo badasi cyaga kubwe n'umuruho wowe horeka nkuboroke wacyohewe aho wahereye nakwihoreye nawe isano naryihoreye yago gerageza wige kubana n'abantu ubu wakice ugatindikirikirira umugore wawe ukamuha nako gaciro uri mu busutwa uri mu magambo uri kwirirwa wiyahura ku bantu batanakwitayeho ariko jewe nababwiye kuzajya ntuka kuwa mbere nzajya mutuka kuwa kabiri unutse kuwa gatatu nkamutuka kuwa kane wigize Clyboy abanyarwanda batinda kenshi nibajya batinda mu mugayo pasoni bwije bwakiye Jihadi Brian Sabe n'abandi byibura bamufite jewe turapfiki nta kintu dupfa nakugira inama imwe na rimwe nitunabukozanya tunagirana inama jewe umutima wanje ni mugari jewe nta mwanya mfite wo kwanga umuntu ntao sibyo icara ureke gutera agahindu uwo mugore wawe wirirwa utumurura umugi nakose ko mu rusangira none urabona ko ubayeho nk'impunzi utabayeho nabi ubuhunzi si ikintu uzabaze n'undi wese waba warabayeho impunzi none wowe ubuhunzi warabwihamagariye da aho uri ntago ari iwanyu ngwino mu gihugu cyiza kigukunda abanyarwanda baguha ibiganiro ntaribaho kugira ngo uvunike ujya umuntu uze mu kubategera amatike rimwe na rimwe baza kwiyahura ku bantu sibyo bangisha punguza kidogo umenisikia vizuri naho ngo numureke duhana amahoro ya ntago nje ndi UN uzampa amahoro nzayamuha uzanyubaha nzamwubaha uzankunda nzamukunda ariko utazanyubaha je ntacyo nzaba mugomba ntacyo vrem ubu mushobora kwicara mukambwira ngo ngubayeho ngo kubera ngo kwirirwa avuga abantu nje mvuga ibintu by'abantu byagiye hanze namwe umuntu abavuga kubera yuko aba bana banyu umuntu yirirwa avuga muzacunge ko abantu batabashyira hanze waradeprimye abahanzi baha warabicariye urabatuka nta kintu bakugize nikoda kuko njewe mukicara mukanuka nkaceceka ntago bishoboka uzanuka nzamusubiza kandi ugutuka ntagutorera muhame hamwe rero ikize bamwende mukabone cyokora nkusaba ikintu kimwe juza uvuga uti njewe ndatukana ubyemere aho kugira ngo uze ngo barantuka ngo barantutse ngo ndaceceka wowe uceceka n'ubukene buri kubigutera no gushaka content uzaje wica ugenda ubanza ukiri urwo rumogi uze duhangane mu bitekerezo hasoni mw'abantu mwe rero mbabwire ntimukagendere mu kigare ngo mugende mwishyiremo abantu kubusa gusa buri abantu abanyarwanda ntitunoroshye burya ninde murirwa ni Jihadi jugujugu nimba hari kosa rimwe mwakoze mujye munaryicuzamo njewe muzambaze n'abantu bankikije n'inshuti zanjye sinzi gushwanira inshuti ntago mbizi niyo wabaza umuntu tu Jihadi mwapfuye iki azakubwira ati ninjye nyirabayazana mujye mubanira abantu amahoro jewe rero nutambanira neza sinzakubanira neza nzanaguhunga ahubwo nigendere ndi no kubwira namwe ndi kubabwira namwe ubwanyu hano mu byumve kome ngo Jihadi ngo jewe nago nanze yuko uvuga ibintu biri hanze vuga ntaribi erega n'amazina yanjye ngingayo nana yashyizaho ngo ya ngurabona ngo mujye murutana ngo umwe ngo amwe nje nkuruta seda turavuka nawe ya
urumve ngo ndakuruta, nta mwana uruta undi muri iyi mihanda. Nta ruka nta matayo nyine, nimba ntaje ntayago, mubyumve gutya. Ubwo rero ushaka kugaragaza nyine kuri mwiza, uri umwana mwiza, okay, nta ribi. Ngo witwa gutya, witwa na Nyamusi. Umva, usisubuto. Ubaza abantu bo muri YouTube baha mu Rwanda uko tubanye. Umuntu azavuga ngo oya, ngo wivuga oya, ntago bishoboka, ntago bibaho. Yago rero nkugira inama, mera nka mbere. Ikindi gihe umuntu uzantuka, ntago mvuka i Betelehemu, ntago ariho mvuka ku buryo wanuka nka kwihorera, ntago bishoboka. Ntago iyo uje undwanya nkuhunga, ahubwo ndakwegera uguhiga ubutwari, muratabarana, ukurusha intambwe uramwisunga. Ntabyo kwigira cry boy wirizariza ahangaha, no. Jewe nta muntu mba nje gutera imbabazi, ntabwo mba nje gutera abantu imbabazi. Muzane content zanyu abantu bazirebe, zibe zipfuye zibe nzima, urwego rubakosore babwire ruti twara ibi, murekene n'ababwire mwabantu mwe. Buriya niyo uri gukora ibintu byawe ubikora nabi, dufite urwego rwiza rw'ubugenzacyaha ruraguhamagara ruti rero ibi bintu uri gukora nibyo byagutunga, ubikoze neza, hindura, baragufasha. Hinduka, ugaruke mu gihugu, wagaruka utagaruka n'ibikureba. Ntago nakumbwira ngo twunge ubumwe, ngo dushyire hamwe, ngo tugirana ntago ndi UN, ntago ndi UN. Abantu bose bakora YouTube hano mu Rwanda bagirana ibibazo, ntago baba bashyize hamwe. Njye n'abacaho niyo bari mu gufata kamwe, njye sinywa inzoga ngo ndabiyungaho, mba nigurukira. Ububona nuri mu byo amenye ibye, ntavangira undi. Ariko yagona mbere ukiri aha wari ufitanye ibibazo n'abantu, wahorana gusaba imbabazi n'abantu mufitanye ibibazo. Reba n'ukuntu usigaye urasa nk'akavumbura amashyiga, ndagukaraba, urasa nabi. Rero warangiza ngo jihadi, dore watewe umwaku n'uwatumye nk'urumogi. Ba Kid Gaju ntimwari inshuti? Kid Gaju yaravugaga. Uri kumva? Kid Gaju mwapfuye iki? Abahanzi bose mwapfuye iki? Ntiwaboraga ubadarapa, ariko we yarakunkubitiye. Kid Gaju nzakugurira icupa aho uri hose, aho uri hose. Kid Gaju nkubwire, wakubitiye Kayago, warakankubitiye. Kid Gaju buriya ndagukunda mwana, nzakugurira icupa, nzakugura wakankubitiye isi. Urumva? Bujutu Kid Gaju, Kid Gaju we waramumenyere. N'ubu ngubu nuko nje butari mu Rwanda, twahigana paka tukatikurana. Kid Gaju umuntu uza hano hari Kid Gaju, anshakire nimero ya mobile bani mugurira icupa. Yakankubitiye iki kamumenyereye, buriya ngo aramenyera kwita. Honirora Kid Gaju riheta, murumva? Kid no Kampala rero nutitonda ukazana ubugoryi nk'ubwo uzana hano mu Rwanda, bazagukoma. Bakwimye ibiganiro uradepirima ngo cicimwana, bakwimye ibiganiro, hamagara ba Mavenge Sudi n'abandi. Mavenge Sudi
Kidi Gaju. Ushaka ba Sergeant Robert baguha ibiganiro. Na Sergeant Robert nawe harya yagiye ahunze. Niba ugomba kwaka ibiganiro. Harya na Sergeant Robert yagiye ahunze. Hayi mama, ariko amana. Muzamubwira garuki. U Rwanda ruramukunda, u Rwanda nta muntu rwanga, mama yo. Upo.